Ku bw'amahirwe makeya navukiye mu muryango ukennye rwose, mbese wa wundi usaba umunyu. Maze gukura nerekeje mu mujyi wa Kigali gukora akazi ko mu rugo kugira ngo nibura mama abone udufaranga two kumwunganira mu kurera barumuna banjye babiri. Papa we yari yaramaze gupfa kera. Uwakandangiye anjyanye mu rugo rw'abantu basenga, ntangira akazi. Ku bw'amahirwe baranyishimira turahuza. Iyo bajyaga gusenga twarajyanaga, mbese nageze aho mba nk'umwana wo mu rugo. Umunsi umwe ntazibagirwa turi ku rusengero, nasohotse gato ngiye kugira ibyo nkemura, ngarutse ntarinjira umusore nkunze kubona ku rusengero aransuhuza amwenyura, mbese ubona asa n'uwanyishimiye. Yarambwiye ati nta mwanya dufite wo kuvugana hano ku rusengero, ariko mpa nimero yawe ndaza kukuvugisha. Narazimuhaye, ubundi nsubira mu rusengero. Nimugoroba w'uwo munsi fone yarahamagaye, ndebye nsanga ni wa musore anganiriza byinshi ku byerekeye urukundo, ariko mu by'ukuri nta mwanya nabihaye kuko sinari mbiziho byinshi cyane. Yakomeje kujya mpamagara ndetse ansaba kunsura mu rugo, ariko musaba ko nzabanza kubisaba ababyeyi, ubwo ni ba bosi banjye aho nabaga. Narabisabye barabyemera. Umunsi umwe araza aransura. Icyantangaje kurusha ibindi niko yansabye urukundo rufite intego yo kubana. Numvise nsa nk'urota. Namusabye ko iyo ngingo twazayivugaho butaha. Numvaga mfite ipfunwe ryo kumubwira ko ndi umukozi wo mu rugo, nyamara disi byose yari abizi. Yongeye kugaruka ku nshuro ya kabiri, nuko mbona riseriye, maze nanjye nemera icyifuzo cye. Yatangiye gahunda zose z'ubukwe. Nyuma y'amezi make twakoze ubukwe. Ba bosi banjye bankoreye ubukwe, cyane ko bari barabaye nk'ababyeyi banjye. Ubu ndi umumama w'abana babiri, mfite urugo rukomeye rwose pe, mbikesha kwiyubaha no kwiyakira. Ubu mama twaramwubakiye, na barumuna banjye bose bariga nta kibazo. Kwiyubaha ni inkingi ya byose.